turongeye turabasuhuje nshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, kampani mumaze kumenyera ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko mubimenyereye rero tuba turi kumwe kuri channel yacu ya Nzuri Market, aho tugenda tubereka imitungo igurishwa cyangwa se ikodeshwa, yaba amazu, ibibanza, amasambu, ni byinshi cyane. Kuri uyu munsi rero twaje hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, hano mu mujyi wa Kigali hagati, hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. Tukaba tugiye kubereka amazu meza abiri. Hari inzu imwe iri hano, hari n'indi iri hepfo yayo. Ni inzu nziza cyane zikiri nshyashya kandi zubakishije ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe kandi bikomeye. Ni amazu meza kandi ahendutse. Ari hano haruguru, uvuye hano haruguru kuri kaburimbo principal, aho bita ku Gasaraba, umanuka gato cyane ukinjira muri kaburimbo yo muri quartier. Kuva ku muhanda munini ku Gasaraba ugera kuri izi nzu ni nk'iminota 5 yonyine n'amaguru. Murumva yuko ari ahantu hafi kandi ni muri quartier nziza ijyanye n'igihe, ifite view nziza, ureba hari hakurya Kimironko, ureba ahantu hose, ureba ikibuga cy'indege. Ni ahantu heza rwose ku buryo uhaguze nta gihombo. Reka rero duhere kuri iyi nzu ibanza tubereke ukuntu iteye, ubwiza bwayo. Muri makeya iri mu kibanza gifite metero kare 330, hanyuma ikagira ibyumba 4 n'amatuwarete 3, ikagira salon, salle à manger na cuisine na annex birumvikana yayo. Dushobora rero kubinjizamo tukabatembereza mukareba ubwiza bw'iyi nzu. Kugira ngo ubungubu twinjiyemo, urabona clôture yayo ni ruriba nkuko mubibona, urabona ifite portail ijyanye n'igihe nziza cyane. Aha duhereye muri parking kugira ngo murabibona. Hano muri parking rero nkuko mubibona ni parking nini ibasha kuba yajyamwo imodoka 3, imwe ijya hangaha, izindi 2 zikajya hariya. Urabona yuko ifite na jardin, hano ifite jardin nziza irimo ibiti byiza. Hanyuma dukomeje, iyi ni inzira ikomeza mu gikari, ari naho hari ya annex aho kwanika imyenda n'ibindi byose. Iyi nzu rero yubakishije amatafari ahiye yose. N'iyi clôture nziza mubona iteye amarangi nayo yose ni amatafari ahiye. Dushobora rero gukomeza mu nzu, noneho mukaba mwareba imiterere y'inzu, ukuntu ibyumba biprashije, salon ukuntu imeze. Twagenda tubereka. Hano ifite ibaraza ryiza. Nk'iri baraza ushaka kuhicara n'abantu bawe mukahasangirira, mufite view nziza. Murabona ikibuga cy'indege cyose muba mukireba. Murabona yuko ari inzu nziza rwose, iri ahantu heza muri quartier nziza. Ahangaha tuba tugeze ni muri salon. Urabona ifite salon nziza irimo plafond nziza ya gypsum n'amakara ajyanye n'igihe, ngira ngo murabibona, amaprise, ama-interrupteur, ni ibintu mbese bigezweho. Murabona ntuza plafond yayo ya gypsum. Murabona amatara yo muri salon ukuntu aba yaka. Ni inzu nziza vraiment isobanutse kandi yubakishije ibikoresho bigezweho rwose byiza. Noneho iyo uvuye muri salon uhita winjira hano muri salle à manger. Salle à manger yayo murayibona ko nayo ari nziza cyane. Naha ni muri salle à manger ya gypsum toujours. Urabona ko ni inzu nziza. Noneho salle à manger bien sûr yuko ifite na cuisine nziza mu nzu. Hano ushaka kuza ugahita ubona na cuisine yayo. Na cuisine uko ingana, ni cuisine nini, ifite ibintu byose byateganyijwe, ahantu ho kogereza ibyombo, aho gutereka frigo, aho gutereka cuisinière, aha frigo, byose ni ibintu bigiye biteguye rwose. Urabona ko ni inzu ijyanye n'igihe mbese. Kandi nkuko muri kubibona ni ibikoresho bimeze neza cyane. Noneho dukase hano
ibumoso uvuye muri saramanje tugera ahantu hari icyumba twakwita ko ari icy'abashyitsi. Gifite n'ubwiherero bwacyo cyangwa se tuwarete na dushe, ngira ngo murabibona. Tuwarete na dushe ngira ngo murabibona rwose. Iyo tuwarete ni ikoreshwa n'iki cyumba. Tuwarete ikaba ikoreshwa n'iki cyumba cy'abashyitsi. Murabona ni icyumba kibasha kujyamo igitanda kinini nka saka treve, ukaba wahashyira na placard. Ubwo iki ni icyumba kimwe tubonye na tuwarete imwe, tuwarete yacyo ndetse ishobora no kuba yakoreshwa n'abashyitsi muri rusange. Noneho iyo ugarutse hano mu kuboko kw'iburyo winjira muri koridoro ihuriraho ibindi byumba bitatu. Noneho hakabamo, iki ni icyumba kimwe, murabona ko ari icyumba kinini. Ni icyumba kimwe, murabona ko ari icyumba kinini. Twavuga ko wenda ari nk'icyumba cy'abana. Noneho hakaba hari n'ibindi byumvikane ko ahari muri quartier ya famille cyangwa se mu gice cya famille. Hano hari ikindi cyumba cya kabiri. Hari ikindi cyumba cya kabiri, ngira ngo murakibona kinini. Icyumba ni kinini, ngira ngo nacyo murakireba. Nacyo twavuga ko ari nk'icyumba cy'abana. Kwa kundi niba ufite abana b'abakobwa b'abahungu bakagira nyine ibyumba byabo. Noneho ibi byumba rero bibiri tuberetse biraza bigahurira kuri iyi dushe na tuwarete. Niyo biriya byumba bibiri twarebaga, kiriya ni iki, bikoresha iyi dushe n'iyi tuwarete. Hanyuma rero ubu twinjiye muri chambre principale cyangwa se master bedroom. Iyi chambre principale ifite hano dushe na tuwarete byayo, aribyo by'ibi ngibi. Ikagiramo dushe nziza ushaka kwicaraho na tuwarete yayo. Hano ifite amakaro azamuye kugera hejuru, ndetse no muri cuisine ngira ngo niko twabibonye, naho amakaro arazamuye kugera hejuru kuri plafond. Nta bintu byo kwanduza irangi cyangwa iki. Noneho rero aha rero akaba ari mu cyumba cy'ababyeyi cyangwa se chambre principale. Ngira ngo murabona ko ari nini cyane, basha kujyamo igitanda cya 2 metres. Igitanda cya 2 metres. Noneho hariya hakaba habasha no kujya n'akabati. Murabona ko na plafond yayo ya chambre principale ngira ngo murabibona yuko nayo ari gypsum, zazindi ziba zifite umucyo rwose nziza cyane zigezweho. Ngira ngo ibyumba muri rusange tukaba tumaze kubibona uko byose ari bine. Nkuko nabivugaga, byose tumaze kubibona uko ari bine. N'amatuwarete atatu mwabibonye, na salo na saramanje na cuisine. Noneho ngira ngo wenda twakomeza dusohoka noneho mu gikari kugira ngo murebe n'ahakorerwa imirimo yo mu gikari uko hagiye hameze. Inzu ni nziza, yubakishije ibikoresho biri durable, amatafari ahiye, amakaro meza, inzugi nziza nkuko mwagiye mubibona za maribuyu. Yani ibintu byiza. Noneho ubu rero turisohotse mu gikari. Ujya mu gikari aca hano muri cuisine nkuko mwabibonye. Noneho ugahita uhingukira ku ibaraza ryo mu gikari, ahantu ushobora no gutegurira ibintu byawe byo hanze. Hano ku ibaraza hari na prise, hano ushobora kuhaterera n'ipasi. Hano ku ibaraza ushobora kuhashyira imeza, bakajya bahaterera ipasi. Noneho hano imbere hari cuisine yo hanze. Cuisine yo hanze murabona amashyiga yo hanze yayandi ya kijyambere cyangwa rondereza. Hari n'akandi ushobora gushyiraho amakara, ugashyiraho agatanda hejuru ukaba wanahokereza inyama. Hanyuma naho kogereza ibintu. Noneho hano hari stock. Iyi ngiyi ni stock.
nayo wenda harimo ibintu, iyi ni stoke, haba harimo ibintu byasagutse bubaka. Iki ngiki kikaba icyumba twakwita ko ari icy'umukozi cyangwa se umuntu ubafasha imirimo yo mu rugo. Noneho aha hakaba douche na toilette byo hanze, ngira ngo nabyo muri kubibona, douche na toilette byo hanze. Hanyuma hejuru ya douche na toilette byo hanze hamennye beto, hari ikigega cy'amazi, ngira ngo nacyo murakireba. Uzamutse haruguru gatoya hari aho kwanika imyenda, hari ubwanikiro bw'imyenda, ibyuma birashinze, iri sufi yo gushyiraho imigozi, ubundi ukanika imyenda. Ndabona bashyizeho imigozi ya aranjoma, hakaba noneho na robine. Hano i Kanombe amazi ntabwo ajya abura, amazi rwose ahora ari furu kimwe n'umuriro, ntabwo bijya bibura. Ahangaha naho kwanika imyenda, murabona ko inzu ifite n'igikari gihagije. So ngira ngo inzu tumaze kuyitembera yose. Aha ni mu rubavu rw'inzu, niho hari amafose, niho hari ibintu byose. Inzu ngira ngo tumaze kuyitembera, ndumva hari nkuko twabwiye yuko dufite inzu ebyiri zegeranye zigurishwa. Ngira ngo ahari iyi ngiyi yari iya mbere tuberetse kuko ziregeranye. Tubibutse yuko ziri hano ku Gasaraba hafi cyane ya kaburimbo, ni nko muri metero nka 500. Iyi ngiyi rero tumaze gutembera nk'uko mwabibonye, ikaba ifite ibyumba 4, amatoilette 3, salo, salle à manger, cuisine nziza, byose ngira ngo mwayibonye. Ikaba yubakisha ibikoresho byiza bijyanye n'igihe. Iyi rero igiciro cyayo ni ikihe? Iyi ngiyi igiciro cyayo ni miliyoni 57 z'amanyarwanda, miliyoni 57 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable, ni ukuvuga ngo zishobora kuganirwaho tukaba twabagabanyishiriza cyangwa se tukaba twabagabanyiriza. Iyi nzu rero niba wayikunze ushaka kuza kuyisura, ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu mumaze kumenyera, ni 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 Ushobora kandi kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha ugeze muri Feruje, usa n'ujya Nyabugogo, etage ya 2 yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Ariko kandi mushaka kudusura kuri za mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, YouTube channel, ariyo iyi ngiyi nyine turi kuganiriraho. Hose twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane muze mwirebera iyi nzu nziza y'akataraboneka ikiri nshyashya, tubagabanyishirize, tuyikure kuri miliyoni 57 tuyigeze ahajyanye n'ubushobozi bwanyu, muyigure muyituremo, muture ahantu heza nk'aha ngaha. Tubahaye ikaze rwose, nimukomeze mukande subscribe kuri iyi channel yacu, mujye mukomeza kureba ibyiza byose tugenda tubagezaho.